wakoze subscribe kuri Nyawo TV show naho turakora subscribe iki nigiye kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Nkuko nababwiye rero uyu ni wa muhungu wanyu wagarutse mbazana inkuru nziza cyane. Nababwiye ko buri munsi ndangomba kuzajya mbakubita inkuru kandi iyo nkuru ikaba ari inkuru utigeze wumva ahantu ahari hose. Uyu munsi rero ubugenzacyaha bwa RIB bwashyize hanze abantu batandatu bafashwe kubera gushyira hanze amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukoresha inkuta nkoranyambaga uko zitagenwe, bagatambutsa kuri izo social media zabo, bagatambutsaho ibintu bidashobora kugira umumaro muri societe, ahubwo ugasanga batractinga n'abandi bantu kuba bakora ibyo bintu rero RIB ikaba yarabyamaganiye kure. Mu minsi yashize mwabonye ko yari yasohoye intonde za YouTube channel z'abantu bakoresha abo bantu rero nguribaza ngo ni bande. Umuntu wa mbere uri ku rutonde nkuko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com cyatangavuze yuko Yakamwana w'imyaka 38, Uwase Natasha w'imyaka 20, Uwimana Jeannette w'imyaka 20 uzwi ku izina rya Gaju, Mugwaneza Christian w'imyaka 26 akaba afata amashusho. Urumva undi muntu bamwita Mukamana Francine w'imyaka 24, urumva akoresha urubuga rwa YouTube bita Fan TV 250. Iradukunda Blaise w'imyaka 25 ufite channel yitwa Kigali Magazine. Abo bantu rero nibo ndagira ngo nibo nifuza ko kutuganira nabo tuganiraho mu kumva uko byagenze nuko byarangiye ubugenzacyaha RIB ibashyize hanze. Mu minsi yashize rero mwabonye ko umuvugizi wa RIB Murangirwa Thierry yashyize hanze amazina y'abantu cyangwa se amazina ya channel atambukaho ibyo bintu bitafite umumaro muri societe, bagira ngo byibuze barebe ko abo bantu bakikosora. Ariko n'ubundi byabaye by'ubusa, nyuma yaho n'ubundi bakomeza gukora ibyo bagombaga gukora. RIB rero kuko dufite ubugenzacyaha bwararegeye busanga abo bantu nta kindi kintu bakwiye usibye kuba bajyanwa kugororwa hanyuma bakabazwa ikintu kibatera gukora ibyo bintu. Mu by'ukuri rero aba bantu iyo urebye ubona ibi biganiro bagenda bakora. For example, ndabaha urugero nk'urwa Yakamwana mwamukunze mu mafilime menshi ndetse mu YouTube channel menshi cyane ari hano kuri social media. Yakamwana akunze kugaragara akanda ibibuno by'abakobwa ugasanga kanda amabere y'abakobwa. Mu by'ukuri ibyo ni ibyaha twebwe nk'umuntu bikora abazi ko ari gukorera amafaranga, ariko iyo ugiye gusoma ikintu gishobora kuvamo icyaha nibwo ujya wabona ko ibintu Yakamwana abakora atari byiza kandi nta kintu bimaze, nta kintu binunguraho societe nyarwanda. Nabwo nkongera nkagaya aba bantu bafite amacano, kuki mwemera gukoresha aba bantu mukabahereza amafaranga 5,000 kandi muziko ibintu bari gukora atari byo, kandi muziko ibi bintu nta kintu byungura societe nyarwanda. Ubundi nkayo mu YouTube channel yanyu dukeneye ngo umutumire umuntu muhe content, ntashaka muri kubeshya avuge ngo ngewe nahere ku mafaranga 20,000, nahere ku mafaranga 1,000, incuruza ubunyobwa, njye mva ku bunyobwa, njya gucuruza indimu, mva ku ndimu, njya gucuruza isukari nyivamo, njya gukora ibindi. Ibyo ngibyo nibyo dukeneye, ibintu byahindura abantu, ibyo nibyo twebwe dukeneye. Urumva hanyuma uzangaho tubwire ngo ngewe nakoze gutya na gutya, nkora gutya, mbona amafaranga mva kuri miliyoni njya kuri miliyoni 2. Urumva ko icyo ngicyo ni ikintu waba uri kwigisha abanyarwanda ubigisha gukora. Ubwo rero Yakamwana haciyemo iminsi itari mike n'ubundi yari avuye muri gereza, ubugenzacyaha bumurekuye agiye bamushyize mu buzima busanzwe, hanyuma ageze hanze n'ubundi ntiyahagara gukora n'ubundi bya bindi yakora, kuko dore ko bari bamufunze bamuziza gukubita cyangwa gukubita no gukomeretsa umuntu bari bahure mu kabari, agacupa yagasomyeho hanyuma aramukomeretsa baramufunga. Mu minsi yashize rero baza kumurekura ajya mu buzima busanzwe, ariko ageze hanze n'ubundi bya bindi ya mico yiwe n'ubundi nta kintu yigeze ahinduraho. Mu by'ukuri rero RIB yo yashyize hanze abantu batandatu channel
zitambutsa ibyo biganiro bidafite ikintu bihindura muri sosiyete nyarwanda, bagira ngo barebe byibuze ko bakikubita agashyi. Ariko n'ubundi nyuma yuko basohoye ruriya rutonde, n'ubundi bakomeje kwa uploadinga bya biganiro byabo, aho twagiye tubona Yakamwana, aho twagiye tubona Francine yatumiye abo bantu, aho twagiye kubona abangaba bafata amafoto nabo bashinze amakamera ntako batagize, bari beditingaga. Urumva abantu bagukomeza gukora ibintu RIB yagize ati yababujije. Mu by'ukuri rero Yakamwana wehe wagira ngo nyine ni nk'ibi we nibyo yibiramo nta kintu, ariko sinibaza ukuntu umuntu muzima baguha 5,000 bakagutumira umukobwa kuko ati tugiye gukora content, bakavuga ngo turagira ngo ubwire umukobwa uvuge yuko wafashwe ku ngufu, baguhaye imbwa mukajya murarana ibiki. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo dukeneye. Urumva nawe ukemera ye kandi baguha amafaranga 5,000, kandi 5,000 nta kintu bimaze. Wenda reka twemere ko se wenda uyu munsi uri burya, ariko se ejo ho ese reka twemere ko ayo mafaranga yabonye abana bo bazagukomokaho cyangwa se abana bari kuvuka ubu ngubu, ni igiki ni ubwiye buhamye cyangwa se niziye nyigisho uzaba mu by'ukuri. Ubundi dukeneye ko byibuze umuntu azangaha akavuga ati gutya na gutya narakoze bigenda gutya, narakoze niteza imbere, mfite urubyiruko rurenga 50, nishyira mituweli, mfite urubyiruko 50 nahaye akazi. Urumva ibyo ngibyo nibyo dukeneye muri sosiyete nyarwanda. Nuko rero ngubu rero Yakamwana n'abo bantu 6 twavuze nkuko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com cyatangaje ko RIB yataye abantu 6 muri yombi bakekwaho kugaragaza amashusho y'urukozasoni, kandi muziki cyo ngicyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Sinibaza ukuntu rero umuntu azagenda ari agafungwa imyaka 3 akazataha bamuciye izahabu ya miliyoni. My friend, agira ngo ubwire yuko iyo myaka 3 ni y'ubugoryi, iyo miliyoni uzajya gutanga ni y'ubugoryi, kubera ko ibyo bintu wagakwiye kuba warabyirinze. Icyo nkundira ubuyobozi bwacu buricara bo bakakubwira ngo ibi bintu urimo ntago ari byo. Urumva bakakubwira ngo ibi bintu ukora sibyo, shaka ikindi kintu wakora wabyaza andi mahirwe udaciye muri izi nzira. Mu by'ukuri abangaba nabo bageragejwe kuganirizwa kugira ngo basore rura rutondo ndibwira yuko kwari kugira ngo babakebure, ariko nyuma yaho n'ubundi bakomeje gukora ibyo n'ubundi bakoraga. So nshishikariza umuntu wese ukoresha urubuga rwa YouTube cyangwa se izindi nkuta nkoranyambaga, making sure neza yuko ibintu ukora bifitiye umuryango nyarwanda cyangwa se society umumaro. Making sure yuko ufite wespere abantu byibuze uvuge ngo ngewe narakoze gutya bigenda gutya mbana amafaranga. Ari ibyo bintu abantu ari nibyo bintu dukeneye ko byibuze abantu bazajya bakwirahira. Ubwo rero RIB yo yakoze akazi kako kayo ako yagombaga gukora yabikoze, ubundi ahasigaye mukoreza amadosiye mu bugenzacyaha, hanyuma bari abantu bagakurikiranwa, basanga kuko ibyaha babarega bibafata bagahanwa n'amategeko abigenga. Mu by'ukuri rero nagira ngo mbwire umuntu wese utarakora subscribe wahombye. Kora subscribe ufashe muri no minsi, kubera ko nanjye dushobora guhurira handi hantu cyangwa se ushobora no kumubagana nawe nkagukorera icyo wifuza kuba nagukorera. Dufashanye hanyuma dukomeze twiteze imbere. Iyi rero ni channel nababwiye ko amakuru utabonye ku zindi channel ugomba kuzajya yabona hano kuri Nyawo TV Show, kubera ko niho hantu ushobora kubona amakuru yizewe kandi amakuru yasohokeye ku gihe. So ndabakunda cyane rero, ni wa musore wanyu utajya ubura amakuru. Entertainment tuyibayemo kandi tuzakomeza kuyibamo. Ndabakunda cyane.